Nkisohoka muri gereza nasanganiwe na mama wanjye ati mwana wanjye rwose wazize kwisumbukuruza. Ndamubwira nti mama, urukundo ntirugira bariyeri, ntirubona, yewe ntirunatekereza, kuko nanjye sinzi ibyo nabaga ndimo, kuko mu bwenge bwanjye nanjye simbyiyumvisha uburyo nakunze uriya mukobwa. Inshuti mukunzi w'inkuru y'urukundo, ndagusuhuje kandi ndakwifuriza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kuryoherwa n'ibihe aho uherereye hose. Njyewe reka nguhe ikaze twigire ku nkuru mpamo, twubakane, twigane mu kubaka urukundo ruzira amakemwa twigiye ku nkuru zabayeho. Uyu munsi turakurikira inkuru ya Nkusi Pacifique yatwandikiye kuri Instagram y'inkuru y'urukundo. Ntagutindiye rero reka ngo tangirire ibyo uyu Nkusi Pacifique yatwandikiye kuri Instagram agira ati nitwa Nkusi Pacifique, ntuye Paris mu Bufaransa cyangwa se i Paris nk'uko wabivuga. Nkaba ntuye mu Bufaransa ku mpamvu ndi bubabwire mu nkuru yanjye, kuko nisanze yo kubera urukundo. Mbere rero yuko mbarizwa mu Bufaransa nkaba nari ntuye mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Reka mbabwire ibyanjye byanatumye nisanga mu Bufaransa. Hari mu mwaka wa 2009 nari umunyeshuri muri segonderi mu mwaka wa 4, haza kuza umunyeshuri waje kwiga atinze. Yari umukobwa, ubwo yazanye n'ababyeyi be. Bamuzanye mu modoka ihambaye ku buryo twese twayirangariye, kandi cyagaragariraga buri wese nuko uwo mukobwa yari mwiza pe, kandi binagaragara ko akomoka mu muryango wifashije, umuryango w'abakire. Ubwo umukobwa yarakiriwe yoherezwa mu ishuri ryacu, aje asangamo mwarimu w'imibare, amubaza amazina ye. Umukobwa ati nitwa Munyana Jessica. Mwarimu akomeza kumubaza impamvu yatinze. Umukobwa amusobanurira amubwira ati rero natsinze tronkome, papa mpemba kujya gusura masenge muri Amerika, bityo ntinda kugaruka. Akivuga atyo mu ishuri twese turikanga, dutangira kurebana. Nuko mwarimu ati rero warasigaye mu masomo, bityo urashaka umunyeshuri ukwitaho akagusobanurira ibyo twize udahari. Umukobwa ati yego. Gusa ako kanya mwarimu ati Pacifique, ni karame, ati carane na Jessica ujye umusobanurira, nabonye ugerageza imibare. Nahise numva ubwoba ahantu hose, kandi nanone nkumva n'ishema ryo kwicarana na Jessica, dore ko twiganaga n'abakobwa bake, kandi n'uwo mukobwa yari atinyitse cyane kuko twari tumaze kumva uburyo aturuka mu muryango ukomeye. Ubwo mbyakira nihuta ntiyego mwari, nzajya musubiriramo. Jessica rero nkamufasha gusubira mu masomo yamucitse, ari nako tumenyana. Jessica yaritondaga kandi yari umwana ushaka kumenya, ku buryo bitamvunye cyane kumusobanurira ku byo twari twaramusizeho. Yacaga bugufi, ntiyitwazaga uko iwabo bahagaze ngo yiyemere. Twakomeje kwigana, ari nako numvaga mukunda, ariko sinari butinyuke kubivuga pe, dore ko n'umunyarwanda yabivuze neza ati amaboko atareshya ntaramukanya. Tugiye gusoza umwaka wa 5 rero twakinnye kakawete turangiza umwaka. Reka nzarambura agapapuro kubona tomboye mbone ngo Munyana Jessica. Ako kanya nahise nkashyira mu kanwa ndakarya ngo hatagira undi umenya uwo natomboye. Gusa uko iminsi yagendaga yegereza kwidekarara, bikagenda birushaho kuntera ubwoba, nibaza kado nzamuha. Ariko nanone bitewe n'ukuntu yiyoroshyaga bikongera bikansubizamo imbaraga, ntinzamuha icyo nzaba mfite bitewe n'ubushobozi bwanjye, ndizera atazayanga. Ubwo umunsi warageze, mpfunyika ibyo nari namuguriye, ariko nongeramo n'akabaruwa mubwira ko mukunda. Jessica yasomye ibaruwa araceceka, ntiyansubiza n'ikintu na kimwe. Nanjye mu mutima numva ndasebye pe, mu mutima ntinzize kwisumbukuruza, rwose ninjye wizize. Ubwo twaratashye tugaruka kwiga umwaka wa 6, nawo twawize ntacyo aransubiza. Bityo ntangira kumwikuramo, noneho nkajya ndwana nabyo kuko numvaga nararengereye. Ariko hagati aho sinigeze ncika intege zo kumufasha mu masomo, kuko uretse no kumwereka ko twamusize, twakomeje kujya twigana kuko yakundaga kunsobanuza kenshi. Umunsi umwe rero turi gusubiramo amasomo, numva arambwiye ngo aranshaka nyuma y'amasomo. Umutima ntise kandi nakoze iki noneho? Reka nkubwire ko n'ibyo urwandika icyo gihe ntabyibukaga. Ubwo amasaha nkabona ntava hari pe, kuko nari mfitiye amatsiko cyane icyo Jessica yanshakiraga. Ariko byaratinze biragera, nuko musanga aho yari yambwiye ati Pacifique rero ibaruwa yawe narayibonye, imwe wari washyize muri kado. Wambwiye ko nkunda, sinagusubiza, ariko si uko ntabizirikanye, ahubwo nari nkibitekerezaho. Nizere ko kandi utandakariye. Nanjye nti ibaruwa se
burya nari nibeshye nta nubwo yari iyanjye, burya n'uwari wantumye kuyishyira umuntu ubwo yayimpaga nari ndi no kugufungira kado, ubwo rero ijyamo twari twaranayibuze pe. Gusa ubwo nabivugaga nari nubitse amaso, naje kubura umutwe nsanga Jessica ari kundeba kandi anseka, ahita ambwira ati noneho ubwo urumva nyewe umukono w'umuntu tumaranye imyaka igera muri 3 twicarana ku ntebe imwe. Numva ndamwawe mbura icyo mvuga, nuko Jessica ati Pacifique ndagukunda kandi narabibonaga ko ushobora kuba unkunda, kandi nanjye mu kubibona nanjye byagiye binzamo. Ndagukunda cyane Pasi, kandi twaba turaha cyangwa se tutaraha nzakomeza ngukunde kuko nasanze wihariye kuri byinshi. Mbigusubiriremo, ndagukunda Pasi. Ubwo nanjye aho nari mpagaze numva nakiri ku isi, numva inkweto zanjye zuzuyemo ibyokere, numva meze nk'uhagaze mu mazi. Gusa nkomeza kwishakamo imbaraga ndamusubiza nti urakoze cyane Jessica, sinzi icyo nakubwira ubu. Kandi kuko numvaga nta kindi mfite kumubwira, kuko numvaga ameze nk'uri kurota. Bidatinze rero twarangije umwaka wa 6, ansaba ko niba bishoboka nazamusura iwabo kuko hari i Kigali, njye iwacu rero hari mu majyepfo mu karere ka Huye nk'uko nabikubwiye nkitangira. Ubwo nariteguye mu by'ukuri kandi sinari mpazi, byari ukugendera kuri telefone ndangira. Gusa nageze yaranyakira ariko simbabeshye, igihe nariyo nabonaga nansiga muri salo ntari bumenye aho nsohokera. Hanze nari nanyuze ku modoka zirenga 5 ziparitse wagira ngo ni i Burayi. Ubwo muri ako kanya tukiri muri salo mama wabaraje, Jessica musanganira muhobera ati mama rero wamushyitsi nakubwiraga yaje. Mama waraza arandeba, nanjye mpaguruka ngira ngo muramutse, gusa wakomeza kumpagarara kure andebera ku ruhande maze ati muraho. Maze Jessica ati mama uyu ni Pacifique najyaga nkubwira. Naho mama wati namubonye. Nuko arangije aragenda ariko mbona atishimye. Amaze kugenda numva biranshobeye, mbwira Jessica ntiburije rero kandi ndatega bisi. Nawe aransubiza ati nta kibazo kandi wakoze kunsura, ni iby'agaciro kuri njye kandi numvaga ngukumbuye pe. Ubwo tugisohoka mbona indi modoka irinjiye, Jessica ati papa araje sha warugiye nawe atakubonye. Ubwo aramusuhuza nanjye aransuhuza, abaza Jessica ati uyu ni uwahe Jessica? Jessica ati yitwa Pacifique, twariganye kandi ni inshuti yanjye. Nuko papa wati okay. Ari nakampera ku kirenge ndeba arazamura ageza ku mutwe. Bwa bwoba nagize Jessica ambwira ko nkunda nongeye kubwumva mu mutima. Ni noneho nkusi narigenje dore ibyo nizanyemo. Ubwo Jessica akomeza kumperekeza ariko mbona atishimye nawe. Ubwo nza kugera mu rugo mfata telefone ngo mubwire ko nageze amahoro. Nza kumva telefone ya Jessica itariho. Nkomeza kuyihamagara irananira pe. Mpamagara n'abandi bakobwa b'inshuti ze ngo bampa amakuru ye, nabo bati ntitumuheruka rwose. Uko iminsi yagendaga nkagenda ndushaho kubura amahoro, kurya biragenda birananira, natekerezaga kubura Jessica nkumva ntaye umutwe. Ubwo nza kwigira inama yo gusubira iwabo nkareba ko namubona. Naje gusubira i Kigali kuko nari narahagiye sinayobye cyane. Naje kugera muri quartier yabo nyoberwa igipangu gusa, ariko mbaza izina rya papa w'abantu nabonye aho hafi barahamenya. Ubwo barahandangira, ndakomanga umuzamu araza ati urinde urashaka nde? Ndamubwira nti niganye na Jessica, hari ubutumwa buturutse aho twigaga bujyanye no kuzajya gufata diplome nje kumuha. Ati njira. Nyinjira ndebye hejuru mbona mama we mu nyubako yo hejuru, ahita amanuka aza nsanga. Ati harya witwa nde gasore? Ndamwibwira. Ati urashaka iki rero? Nari nashakaga kuvugana na Munyana Jessica. Nuko akubita agatwenge ati mva nkubwire rero wagahungu we, ibagirwa umukobwa wanjye. Atari ko uretse gato ndamukwibagiza sha. Numva ndikanze ariko nihagararaho kuko numvaga nshaka kubona Jessica, numvaga mukumbuye pe. Mbona nyarukiye mu cyumba azana fanta 2, imwe arayimpa indi nawe arayinywa. Agejeje hagati avanga utuntu mu kirahuri yanyweragamo, mbona ari kwisetsa amwenyura. Nuko asomaho mbona atangiye kurerembura amaso, araruka ntera induru ntimuntabara umuntu aramfanye. Umuzamu arahurura, abari mu gikoni baraza bati ni wowe umwishe ubundi uruwahe. Nkitangira kwisobanura sinamenya aho polisi yavuye
nuko naje kwinjira gereza ntangira gushinjwa icyaha cyo kugerageza kwica umuntu. Nakatiwe imyaka 5 ariko nza kujurira bankatira imyaka 2. Ubwo narayifunzwe ndayirangiza nza gufungurwa. Nkisohoka muri gereza nasanganiwe na mama wanjye ati mwana wanjye rwose wazize kwisumbukuruza. Ndamubwira nti mama urukundo ntirugira bariyeri, ntirubona yewe ntirunatekereza kuko nanjye sinzi ibyo nabaga ndimo kuko mu bwenge bwanjye nanjye simbyiyumvisha uburyo nakunze uriya mukobwa. Ubwo twaratashye nigira mu cyari wacu. Nyuma y'undi mwaka sinzi ukuntu nagiye kubona mbona umuturanyi anzaniye telefone ngo hari umuntu nshaka. Nkitaba numva ijwi hari aho ndizi. Nkomeje kumva neza numva ni Jessica wanjye gusa yampamagaye arira. Aturakoze kunyitaba Pasi. Ati papa yanjyanye kuba hanze ngo ntazongera kukubona. Numvise ngo baranagufungishije. I'm sorry Pasi, byose ninjye kandi ndumva mfite ikimwaro kuba wemeye no kongera kumvugisha. Ubwo nanjye ndamusubiza nti wowe nta kibazo dufitanye, nta n'umutima mubi nakugirira kuko nawe ntiwigeze uwungirira. Ubwo Jessica ambwira ukuntu bamuhereje kuba mu Bufaransa ari naho amaze imyaka 3. Akomeza kumbwira ati ariko byose baribeshya kuko ndacyagukunda kandi nzirikana amagambo nakubwiye turi mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye. Igisubizo naguhaye igihe wanyandikiraga ibaruwa kandi igisubizo nari maranye umwaka muri njyewe naratinze kugusubiza nuko nari nagitekerejeho bihagije. Pasi, ndacyagukunda kandi nduwawe. Nta wundi wakakira umutima wanjye nkawe. Nyemerera nkoherereza amafaranga ushake passport n'ibindi byangombwa byose uze mu Bufaransa kuko njye ubu ngubu nahise mbona akazi kandi kampemba neza. No mu rugo kandi hari konte n'ubu bakinshyiriraho amafaranga. Ntibazi ko niboneye n'akazi kanjye kuko narabibahije. Babarira uze twibanire mukunzi wanjye. Ubwo yavugaga ncecetse nabuze icyo mvuga, amarira niyo yatembaga ku matama yanjye gusa kuko numvaga ameze nk'uri mu nzozi. Ubu tuvugana rero ndi muri France, ndi kumwe na Jessica nihebeye. Atwita imfura yacu, ndifite amezi 7, nanjye ubu nabonye akazi, turishimye kandi turashima Imana. Murakoze cyane kunyemerera nkabasangiza inkuru yanjye. Urubyiruko rero rwabo ruri mu Rwanda ndetse no hanze yarwo nababwira nti iki Imana yifatanyirije nta wagitandukanya kandi muri byose urukundo murushyira imbere kuruta ubutunzi, kuruta imyemerere, kuruta amoko kuko burya nubwo bishobora gutinda ariko urukundo birangira rutsinze. Ku babyeyi nababwira nti mwirinde kuvanga imyumvire yanyu n'iy'abana, niba mudahuza mubereke ikiba ari cyo bakosora ariko ntimubahate imyumvire yanyu kuko igikomere Jessica yatewe n'iwabo n'ubu ntarabababarira nubwo njye mubwira ko yakihangana tukabababarira ariko we byaramugoye. Ababyeyi be rero bageze aho badusaba imbabazi, bamaze kumenya ko tubana nibwo badusabye imbabazi. Ngayo nguko rero inkuru ya Pacifique, reka ngushimire udahwema kubana n'inkuru y'urukundo mu nkuru zitandukanye igenda ibagezaho mu kwigana, mu guhugurana ndetse no kubakana mu rukundo. Nakubwira nihirwa mu rukundo kandi nanjye ndagukunda. Inkuru y'urukundo nakagaruka, kora subscribe tujye dukomeza kubana mu nkuru zitandukanye z'urukundo. Bye.